uyu munsi ushobora kuba wakoresha igitunguru wivura igisebe, igikomere. Yego ntabwo unyumvishe nabi, wisubize inyuma rwose. Igitunguru si cyo guteka gusa, ahubwo gikiza ibikomere n'inkovu. Guma hafi rero twumve ibintu by'ubwenge. Igitunguru kuri ikireba cyuzuye ibizwe nka antioxidant, ibinyabutabire mvagihingwa ndetse n'ubushobozi bwo kwica udukoko dutera indwara. Igitunguru cyongerera umubiri ubudahangarwa, ibyo byo dusanzwe tubizi. Ibi bikigize bigira ubushobozi bwo kugabanya ukwivumbura k'umubiri igihe cyose hari ikiwushegeshe nk'indwara. Wigeze witegereza ukuntu urutoki rubyimba iyo urumwe n'uruyuki? Ni uku kwivumbura mvuga kuriya. Ndetse no gukuraho kurwanya udukoko dutera indwara ni umumaro w'igitunguru rwose kibikora neza. Benshi ntabyo muzi, gusa mujye mu mateka. Mu ntambara yashamiranyije Amerika y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bapfa gukuraho ubucakara, American Civil War, igitunguru umutobe wacyo wagaragaje umumaro ahangaha. Bakoreshaga uyu mutobe bavura ibikomere by'abasirikari ku rugamba kubera ubushobozi bwacyo bwo kwica udukoko. Mu gitunguru dusangamo arsine, ni ikinyabutabire ku dukoko twinshi kirebaho rwose neza cyane dutera indwara, kirebaho kigakuraho. Ni ikinyabutabire kirinda igisebe kwanduzwa kenshi n'udukoko, ari nabyo bivamo indwara. Reka twikorere umuti rero tuzajya tuvana mu gitunguru w'igisebe, umuti. Ibi nta buhanga bwo mu ishuri bizagusaba. Gusa mbere y'ibyo, hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ni kuri Tele Montagne Rwanda. Niba utarakoze subscribe, reba munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse ijambo subscribe. Iryo jambo ni ahagana iburyo, kuko uzajya ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza n'ubigenza gutyo. Njye nitwa Samuel Mugisha, ntuzanyibagirwe. Tumaze kuba ibihumbi 13, injiramo nawe. Gukora umuti w'igisebe n'igitunguru cyangwa se ukoresha igitunguru. Uzakenera igitunguru kandi n'ubuki. Ubuki kubera iki? Ubundi nabwo buzwiho gutuma igisebe gikira vuba. Ufata igitunguru ukagikata cyangwa se ukagicoca, ubundi ukakibeta cyangwa se ukagisekura ku buryo kiba nk'umutsima. Ibyo ubonye bivanga n'ikigo kimwe cy'ubuki. Igitunguru ni kimwe twafashe, ubuki ubu busanzwe. Urwo ruvange nirwo uba ushobora gushyira mu mwenda cyangwa se mu kenda runaka gasa neza, ubundi ugashyira ku gisebe nibura iminota 20. Ibi ubisubiramo nibura inshuro 2 kuri 3 ku munsi cyangwa se mu munsi. Antioxidant aba mu gitunguru azatuma umubiri utakubabaza kandi igisebe kizakira vuba nkaho bari kukirukansa. Uzi ikintu gisekeje se? Igitunguru kinavura inkovu. Imiti uzabona myinshi ivura inkovu izwi nka gel, igitunguru kiba kirimo. Igitunguru kizwiho kugabanya cyangwa se kugabanya ikigero inkovu ziremaho cyangwa se zikoraho, kandi uruhu rwawe rugatoha rukanyerera. Igitunguru usibye kuba gikiza igisebe cyanatuma uruhu rwawe rusa kandi rukagaragara neza mu nyuma. Nibyo ngibyo rero nabateguriye uyu munsi. Video wayikunze yihereze like ndetse uyisangiza abagenzi bawe ku kirahuri cyawe, kandi nagushyireho indi video wareba ndabizi nayo uraza kuyikunda. Reka dusubire.